benshi barakoze uwafashe perezida Paul Kagame akamuhindura Mose akoze ibitangazo bikomeye. Impamvu ari byo reka nkwereke ukuntu bakoze ibintu bimwe. Reba Mose yakuye Abisirayeli muri Egiputa. Reba perezida wacu Paul Kagame yakuye Abanyarwanda mu icuraburindi, mu mipanga, mu macumu. None reba tugeze mu gihugu cy'isezerano, ubu u Rwanda ni i Kanani. Amatara atemba ndiworeba, twibereyeho neza, ibintu byose nta mutima mubi, ibintu byose nabonye warabikoze neza Mana. Yego ndagushimiye cyane Mana, uri igitangaza. nta wundi muntu ushinzwe kukugenera ibikubaho. Mana, ikindi cyo ndikugusaba perezida wacu Paul Kagame uzamwongerera imyaka myinshi, agire nk'iya Seti cyangwa Nowa, yigirire imyaka 500, dukomeze twibereho neza nguko twibereyeho. Njye nibyo ndi kumwifuriza Mana, kuko uri igitangaza, kuko njye mbonaga tuzamutora mpaka tukamutora mpaka, kuko no mu ijuru tuzamutora nawe azaduhagararira. Icyo nicyo mbaraga ndagushimira Mana, warakoze cyane. Ikirenga muyobozi mwiza ukwiriye gutorwa y'Imana we, ntore tarye mbizi, muyobozi mwiza ukwiriye gutorwa y'Imana we, amajyepfo, amajyaruguru, muyobozi mwiza ukwiriye gutorwa y'Imana we, rudakangwa amacumu, ntore y'ikirenga, rudakangwa amacumu, ntore y'ikirenga ukwiriye muyobozi mwiza ukwiriye gutorwa y'Imana we, burasirazuba iburengera bwacyo, muyobozi mwiza ukwiriye gutorwa y'Imana we, ngo umujyi wa Kigali, muyobozi wacu ukwiriye gutorwa y'Imana we, ntore y'ikirenga, muyobozi wacu ukwiriye gutorwa y'Imana we, Paul w'ikirenga, muyobozi wacu ukwiriye gutorwa y'Imana we, ntore itarya imbizi, muyobozi wacu ukwiriye gutorwa y'Imana we, udakangwa amacumu, muyobozi wacu ukwiriye gutorwa y'Imana we. Muyobozi wacu ukwiriye gutorwa y'Imana we. Karaka subscribe kuri Mezo Zone TV muvandimwe, ntacyo dupfa, turi inshuti, turi abavandimwe, turi brothers. Okay, ni Mezo Zone TV, ugakanda subscribe. Wifuza pasiteri kazivamo cyangwa se wifuza akabyina batetse kidiho isi mwajesi, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ziri aho hepfo, turi buze kugusigira. Murakoze cyane, love you so much.